gukorera ubujyamano uri kumunyamaninga Numusumbwe ngo nje kunyereka igishi. Nakubwiriye he? Nakubwiriye. Ntabwo duwese uje kugenda. Nahuye nawe nahuriye he nawe? Genda kuzisha wakigabo. Wakigabo wenda kuzi. Arije nanjye rwafunza bigukora seri. Koko ko nagize umwaka umukazi bakanyirukana weho wabuze iki kugira ushaka n'amafaranga ubu nzandirwa nicaye aha nawe wirirwe wicaye aha ngifite akazi warirwaga wicaye aha urukumva ndushi nanga uko gushaka kuburana kwawe ubu nta nubwo washaka n'agashinga ukora ku buryo wambwira uti ufite agashinga none wenda kuko nje nagize ibyo byago wenda nkiba bakanyirukana ugiye kundamira ngo ukene ufite itungo rikakugoboka kuko nunu ubu ngubu hano wowe uri nk'itungo yawe ubabuze n'akantu watekereza cyangwa umukobwa w'inshuti yawe mbona kugiraga inshuti z'abasirimu kakubwira ikintu akoraga wenda uje no kwiga no guteka cyangwa wiga no gusuka uzarasuka abantu tubona amafaranga nukurirwa wicaye hano umeze gute nkakadahwema nta kintu inshuti ndazifite ariko njyewe baranyirukanye wenda hari nige wenda njyewe ngiye no kwandika n'imyirondoro nashyiramo ko nigeze kugira akazi mwese wewe kiganda kure ubu ni ikintu kimwe ushoboye gusa ni mu buriri butabagaho nta nubwo waburi n'umugore hano wese hari ikindi kintu ukora ubu wabuze n'agashinga watekera nakugiraga inama wenda nzagenda niba n'icyo gitoki ngurisha mbona n'igishoro cy'ibihumbi 2 ucuruza utunyanya ntiwacuruza utunyanya ngo uri umusirimu uko kuba umuntu w'umugabo nzagende mfata agatebo ngo ngiye gucuruza inyanya nzageragira n'imwe ikibazo cyawe dore ni wagira ngo uri ipoto sinavuga ngo unsubize ninavuga ngo ugira ute nukundeba yewe sha sinzi ndagasukuru niba naragusha aja twahuriye nawe yanamuyigire ukundi oya aja kugira ngo umugore wanje twahuriye niba ari mu kabari ubanza narakuzanye nasinze ko nje ntabwo bitewe n'ubwenge mfite numva n'ubundi umuntu nazana n'umuntu waba ufite ubwenge watekereza kure naweho ni ubwenge bwawe ntibwatekereza kure yagapaniye niba utamwe ngo zana agapaniye tuje guhana ukumva ngo tuje muri ngereka nkubwire n'ubundi byo twakoze twarabikoze naraguhaje ngiye gutangira nje ndagucuruza ku bandi bantu abo bagira ibyo bakora mu yamaninge mukora ubuntu bw'ubuyamano nibonera amafaranga subo wambwira ko ibintu nazabivamo kuko mwabantu mwe sibyo ngereka nkubwire wanyumva utanyumva sinzi ngiye gutangira nje ndagucuruza aravuga ngo cyane ufite itungo rikakugoboka hano umeze nk'itungo ngiye kuzanda gucuruza nshaka abakiriya ukuyemo tuyaha wambwiye nigendera abakuje yanda utagenda inkwano zanje nagenda nkazigarura ukanatanze ari amafaranga nanagukoye bayansubije nakuyorera n'ingurube nkamenya ngo mfite aka business sibyo ibintu ni bibiri ngiye kugenda nshaka abakiriya nta nubwo ndi kuburana nawe ndagenda nshaka abakiriya baze mukora ubujyamano mukora ibyo murakora baduhereza amafaranga tuje guhaha kandi nta nubwo ndisubiraho hanyu mwese ubu wambwira yuko umaze njyewe ngimbi vugana nagenda nta nubwo ndi kuburana nawe ngo ndi kudiscussing nawe ubu nje nagiye mu kanya umukiriya wa mbere arabahageze iro rugendo rwiza komera kagira ubugiri Kagiye nawe ubugiri aha nawe aha no mu murimo iza amahirwe nkubonye utari wagenda komera nanone ndakomeye uko ndi kubona uzindutse utanafunze ibipesi umva ceceka aho sigaye uransebya si byagenze bite ubu ngiye mu kazi ngiye kwahira nka datira ijoro mwakuturutse mu buriri mu gicuku ubwo zera nkazabahute mbese ubu basuka nkubaza babibutse no gukora inshingano z'abagabo shawe mugore yarambwiye ngo nta kintu nakora cyangwa nka data rutabwo ubwo so umugore yishingikirije umugore cyangwa akaba abagore bo muri iyi minsi tuzabagenze ngo nta kintu wakora ntaco nibi nabaho nibinashoboka mbese ngo nta mafaranga ufite umuntu ufite ufite ego utwo mfite n'utwo gacupa nari ufite utwa gacupa ufite utwa gacupa umugore yakwimye ibyishimo ufite utwa gacupa bayo mpere ko nta cyiza nagura tasandagira ngo cyende umundi tasandagira ngo cyende inshuti mbirwa
nagize ikintu ngira ngo ndakwibagiza. Ariko wakumbwino ubwawe wabura ubwatsi muri iri tumba koko. Bino maze mwereke umenye ngo ibintu bimeze ukuntu. Sibyo? Ibintu ngo bimeze ukuntu. Ibintu tuje si twahageze. Ndibona ngeze iwawe. Ntago ari mu rugo. Ese ngiye kukwereka ibintu wansabye. Narimutse ntago ngituye aho batazana kuntu mukaza kunshakira. Uguma hano gatoya. Uhagaze aho. Kanze ngurebe. Banguka eje. Nyereka ibyo byishimo banguka. Sanagira ngo yanjye ntacyo nakwima ngifite. Umugore waba rigiri wadanje ni mwiza kurutuye. Kubira nyamwi. Reba. Ni mwiza kurutuye. Oya. Nje navuga turi mu mwanya wanje. Ntabwo byiza ntabwo byose wabona ibyo ukabyihererana. Dore nuyu ayo waba ufite yose. Ntakagorana. Nuwawe. Oya, Yesu bukumva umugore wanje namkwemera kumuguha. Ukubise sinyira imanzi si. Ndi imanzi pe na papa ni imanzi urabizi. Ibyo tutazamo magambo menshi. Wehe bino ambi kumuhora atagira ugira hano akagira ngo ugiye kwisha umuntu. Wari umuntu. We karambika furi. Nta kibazo. Nta kibazo. Noneho umvano no mupanga ibyo murapanga amafaranga yakubwiye. Ntagurukiraga muri bitatu kuzamura. Shobona na bitatu ufite. Ufite angahe? Afite 250. Ago usubwayo oya nako murumvikana naravuga byinshi ugasanga narondogoye. Utajya mumvikana. Dore inzu niyi. Ugende iri burahita muri vugana. Nta kibazo. Yego komana ibyo nabyo. Uyu ngo rwose agira ubuntu butiza urugi nta kibazo. Ubuntu urugera rumwe. Yego mwinjire muri gutinda. Ndamanzi cyangwa mama. Na ihute. Manzi kijya ndimo. Ihute. Ndajenje nyine. Muje mu nzu mwigira ikibazo ibintu vuba. Ariko ntubwira madamu. Madamu wawe sibu nabandi kumubwira ikira. Natoke. Ntubibwira. Ni n'urukarapu. Ihute. Ihute. Ugira umwaka naho utuye ndahararasha. Ihute. Ufunga gato nta kintu mwari mwakora mbereke ikibundi gira ibivuze. Sawa sha. Natsanze cyamugize kapfungura mitamutatu. Umugore wanje nishaki we mufungure. Mufungure sha. Sohoka. Madamu nawe sohoka vayo. Nta magambo. Umugore wanje mwari muri mubiki. Umugore wanje mwari muri mubiki. Yara ngubwire nde wakubwiye. Inde wakubwiye siyambwe ngo itonde utatuma nkora kan ngaje utatuma nkora kan kwanza nta nubwo ndavugana nawe ugifite ibintu ntabwo ndavugana nawe ugifite ibintu itonde hamwe umugore wanje ibintu umukore ntabwo mbizi niba namuteye n'abana ndira gatarabanje sana ibintu ufite God have mercy. Nenjirane wakwitona utandakaza uzatuma ndakaraga nabi mana we ndakaraga nabi ngaje ndakaraga nabi nago nje ufatura umugore itonde kwanza nta mikino mfitanye nawe nje ndakaraga nabi nta kintu urasubira nayo umuntu inzara mwice muri no kuza gufata abagore b'abantu ceceka zibaho waziba God have mercy upon us. Inibiki tanamaka ndari yaguhaye nabiyazana sana amafaranga sana agapapuro si ufite umurima urazana amafaranga cyangwa uzana umurima nose erewe ndakutiha ku mugore n'ukwitonda ndakunoba ceceka vuga make nakuribata vuga make nakuribata sana urupapuro urasinya ko gura murima gwa hari inyuma kwa maherije gushanje ukumva God have mercy upon us. urasinya ko gura murima gwa cece hamwe cyangwa upfukameho nakuribata nakurigasura uko turebe icyo umugore waje umugaramye hejuru ukorera ubujyamano uri kumunyamaninga
None sumbwe ngo nje kunyereka ibyishimo. Nakubwiriye he? Nakubwiriye. Ntabwo tuwese ujye kujya. Nahuye nahuriye he nawe? Genda kuzisha wakigabo. Wakigabo wenda kuza. Arije maga mushaka kweza arije nanjye rwafunzabi gukora seri. Ziba. Uramuri murawumpaye. Nawo ndagu. Uramuri ndagutema. Konda kubaga. Iyi nzu yanjye nje nabonye ko umugore wanjye ashobora kwagura gutuntu nkiramo kamera. Hano kuri telefone afite mikisi wanjye. Umuntu kugaragaza uramuzi watika. Mukandagira ku mutwe nje w'umutwe uraho umutwe. Uraho umutwe nje kuzana na kamera. Uramereza gura murima. Uramereza gura murima. Uramereza gura murima. Ingo. Turaja kwande. Wagisambo ntasoni. Uje kumucukagura uje kumuyamaninga ntasoni. Uje kumwaga kumuswaje. Bagubwira witonde. Nta hantu nkuzi. Haguruka se. Ko gisana karingi. Haguruka. Taha wanjegera. Hasoni. Ayituraye uyu munsi ndayabonye. Nakubwiye. Ibintu byo kutamenya ubwenge kwawe nimba hano nsaba. Nakubwiye ngo bira bintu birakora. Urukumva? Dore gura murima ubesho turata tugenda tugufate. Ibi bintu nakubwiye ngo nutihigira umurimo ninde uzaguhigira umurimo. Umurimo wawe bizaba kuryama gusa ibyo bintu tuzabishobora. Sobonye ko byano uri gukora. Ngiye kugenda ara ku muhanda. Cyake nabandi bantu b'inzengere nka kiriye. Itonde utagira ibyo wangiza. Aya mafaranga nayanje n'ijya bamukubise ikintu. Wewe uzarya kubizava muri gura murima. Ngiye kugenda cyake na wewe ugume hano nuhave nazacanga hari ahandi wagiye kugishwana kugasanga yabaye induru. Wewe uguma hano ngiye kugenda cyake nabandi. Cyonze cyo ibintu bizadutuma. Kibanza ibishimbo sinzabigurira mora. Katabambwira tubanza n'ibishimbo nzabigurira muri kabisa. Tambere ka banze bye. Kona yabari kubiranda kabisa. Mukomere. Dama nka data komera. Imyaka myinshi. Komera. Yehe baba ariko koko. Gihe kirekire mwa. Singo kwisi yigisha. Shobundi twiganagurira ubyoga kakanya niwe ubaye umugabo. Dama nka data. Chef wacu mwiza cyane. Komera narindi chef uracanye. Chef. Ubundi chef rero nta mikino. Karafashe. Ubundi chef aha nahese. Mu diaspora ndabona utezwe ngo nje ntari mu Rwanda mba ndi za Dubai za. Dore karaje dore ndi kugura ikibanza. Iki ni cyawe. Nyaka kanyu kitera. Kubugiro kugera ari yakira. Cyose kugerera ari. Nibi bishimbo. None hari mu kwandi nayora. Ubundi ndani wowe umwimuye. Ndamwiwe iyo. Ako nibashije umushorambari ugiye kutumara amazu. Mu bugarura no mwore. Dama inka data rutamiza abi. Nyaka myinshi ari. Sigaye warakuza abaye na seriye. Twaraburanye. Kuko kera ni warakina kugakunda gukina ukumanura abana amakabutura. Byari byakera byari byaisungu. Sigaye warakora iki? Akazi muri temeze neza. Muri wowe kibazo pe. Meze neza amafaranga ntazino. Umupatoro. Nibyo mbaga. Patoro mwana. None se kankubwira ka. Ese ubu kudaherutse no wari umaze iminsi. Ubu ndimu nagiye mu kazi mu ntara. Nagiye mu ntara. Ese uyo waje ntabwo ukeneye utuntu two kwisanara. Ntabwo wanyibagiye. Ntabwo ukeneraga umubiri ko kera nzi neza ko wari iyo ngingo. Kera wagiraga intu. Uvuga gake. Umenye ko ndi umupatiro ubu ndiyubashye. Yingo. Reka nkubwire rero. Ufite amakuru. Wegere ikibazo. Ubu iyi karitsiye aragira hinduka ibintu byose. Byana ni oke ni terebye. Tubifundishira umukono. Gufitiye amakuru. Hari umuntu mwiza. Uzi umuntu mwiza? Rasakuni. Abari wa muntu wa nyawe w'indani. Wahunda abasore bose baba bari kwirahira bati urishe. Cyana cinzobe. No umuntu wa ubundi cyo barakuvuga byinshi nk'izinga mu magambo kajyana no kugutuburira. Ngwino tuhagere. Ngwino tuhagere. Kuri make. Ngwino tuhagere. Nabize amafaranga. Ndabizi kuva kera nta amafaranga n'abakozi ba leta nta amafaranga bafite. Tugende ikibazo. Bobo ndo nabyo batari kuri. Hano tugende mwereke. Ibintu bimeze neza
imyaka myinshi kabisa twari tuburanye ntabwo tuburi gusa mbabazwe n'ikintu tangira ugende gake sibyo weho wigira ikibazo ubundi arahari rwose ameze hagararaho muzane dore twageze mu rugo ni hano nyarutse nanga hatuye nyakwane kuri kwandise so ubu nta nakantu ngure nk'umuntu ukora ubu muraturi kumwe bwo nta kantu ngure wibuka kunsigira nimero zawe abakozi ba leta koko murakene wowe hano muzane kanze muzane hano wigira ikibazo kamuzane wigira uri he vayo ha tagira ngo rwose mu mwanya wanje kuva kera nawe nta kintu wanyimaga nta kintu wanyimaga rwose nta kintu wanyimaga ubu rero reka nkubwire ukuntu ibintu bimeze n'uyu nguyu umva ntabwo turatinda mu magambo uri kumva ubu byabaye ndakeka gira vuba kari bakakatugani murumvikana ihuta ariko wintindira utagira ngo utagira ntacyo nzakwima ubundi wagira umuvandimwe yagira umuvandimwe nkawe mu ishamuda ntabwo izakwiba mufungaho hatagira umuntu ndebe ufungaho amavideo ndayafite mwabagatsi mukingura gahunda ya leta ni ukurengera umwana vayo wa mugabo itonda amavideo ndayafite itonde hamwe ndakwiboneye uriya ni umwana nta mwana ndetse no kuba ari umwana nta n'ubwo ibintu wakoze byemewe umwana wakuriye abaho amavideo ndayafite umwana ubijishuye bene akakagira amavideo ndayafite ni umwana ufite umwitozo witonde amavideo ndayafite itonde ntasoni kandi nawe nube watumye mu bihe kumva fani ndaba watumye hagira ikintu gikora amavideo ndi nayo amatariki y'akazi ntabwo yari yakagize amatariki akazi utishyuye ibi bintu ukoze ngo biremewe bareke abo ngabo bari kwambuka gatuna wabarika yawe we abo bacuruzi barasora nta kibazo kuvuga ibyo bintu uri kuvuga ni ibiki wava kuri telefone nta myaka yuje sori ibiki wafashe umuntu ku ngufu izo mbunda ziri kuva Ukraine imbunda mwereze imodoka zize nta kibazo imbunda okay nanjye nari ndi mu Rwanda gato kibari cyarangiye umunsi ndakeka ngiye kuza mu kazi mu kanya gato nimuze kuvuga nimuhamuje mwebwe hana tose nta kintu wambwiye amaprince na pandagare nka 30 kuko ya koperative y'abajuru baratubwira bene w'abantu bari akira telefone hari babiri nari mfashe na telefone afashe ngira ngo n'umukobwa n'umuhungu bigize bateka mitwe hano muri karitsiye nakubwira ngo guteka imitwe kwawe abo bantu pandagare okay mwaba muzi ebyiri nta kibazo akira telefone afashe amashusho ngiyo sawa turi kumwe nta kibazo sawa turi kumwe sibyo arya sawa bayi turi kumwe nta kibazo gato gato ingaruke warimo kuvuga esa hari ikintu wumvisha navuze amavideo ngiye navuze amavideo ra egerana vayo nawe vayo hari ibintu by'amavideo navuze ibintu by'amavideo numvishe muvuga neza kwa urugero narindi kuguha wa muntu nje hari amavideo navuze ibyo bintu byose muri ubyore mumenye ko umunsi murara mu ko teraya ntakubwira